Papa Francis yavutse yitwa George Mario Bergoglio, avuka tariki ya 17 Ukuboza umwaka w'1936, akaba yashizemo umwuka cyangwa se yitabye Imana ku itariki 21 Mata 2025. Yari umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ndetse n'umutware wa leta ya Vatikani kuva tariki ya 13 Werurwe 2013 kugeza igihe yapfiriye ku munsi wa Pasika. Yabaye papa wa mbere ukomoka mu muryango w'abayezuwiti cyangwa se Society of Jesus, uwa mbere ukomoka muri Amerika no mu karere k'isi y'amajyepfo, ndetse n'uwa mbere utarukomoka cyangwa se utararerewe ku mugabane w'i Burayi kuva kuri Papa Gregoire wa gatatu w'Umusiriya wo mu kinyejana cya 8. Uretse rero umuryango w'abajezuiti, hari indi miryango ivamo abapapa, aho twababwira nk'aba Benedicto cyangwa se Benedictines, imwe mu miryango ya kera cyane itanga abapapa, harimo nka Papa Gregoire wa mbere nawe akaba yaraturutse muri uno muryango w'aba Benedicto. Hakaza aba Franciscans cyangwa se Franciscans bakomoka kuri Mutagatifu Francisco wa Assisi, bagaragara mu bantu boroheje baharanira amahoro n'ubuzima bwo kwigomwa, harimo nka Papa Sixtus wa kane ndetse na Papa Nicholas wa kane, bose bakaba baturuka muri uno muryango w'aba Franciscans. Hakaza kandi aba Dominicans baharanira kwiga n'ivugabutumwa rigana kuri Yezu Kristo. Uyu nguyu rero hakaba haturukamo Papa Benedicto Benedicto wa 11, akaba yaraturukaga muri uyu muryango. Hakaza n'indi miryango irimo aba Carmelt, hakaza Barnabites, hakaza aba Theatines n'abandi benshi, n'indi miryango myinshi ishobora guturukamo abapapa. Uyu mugabo Papa Francis akaba yaravukiye i Buenos Aires, akaba ari mu gihugu cya Argentine, ahagana mu mwaka w'1958 nibwo yahisemo kwinjira mu muryango w'abayezuiti nyuma yo gukira indwara ikomeye yari arwaye. Papa Francis akiri umwana muto yarwaye indwara y'ibihaha ikomeye cyane, byageze aho bamukuramo igihaha kimwe cyangwa se igice kimwe cy'igihaha kugira ngo babashe kumuvura. Ibi byabaye igihe yari afite imyaka mike cyane, mu myaka y'1950, ubwo yari akiri agasore gato k'ingimbi. Yarwaye indwara y'ibihaha, byavuzwe ko ishobora kuba yari pneumonia cyangwa se infection ikaze yo mu buhumekero. Yahawe ubupadiri mu mwaka w'1969, kuva muri 1973 kugeza mu 1979 yabaye umuyobozi mukuru w'abayezuiti muri Argentine. Yaje kugirwa arikepiskopi wa Buenos Aires mu mwaka w'1998, maze ahabwa ubutumwa bwa gikristo bwa karidinali na Papa Yohani Paulo wa kabiri mu mwaka w'2001. Nyuma y'iyegura rya Papa Benedicto kuva wa 28 Gashyantare 2013, inama y'abakaridinali yamutoye nk'umusimbura ku ya 13 Werurwe 2013. Yahisemo izina Francis mu rwego rwo kuzirikana Mutagatifu Francisco wa Assisi. Papa Francis yamenyekanye cyane kubera kwicisha bugufi kwe, gushyira imbere imbabazi z'Imana no kuba yari umuyobozi wigaragaza ku rwego mpuzamahanga. Yitaye cyane ku bakene, yakize imbaraga mu biganiro hagati y'amadini atandukanye, kandi yanze ubuzima buhenze, yihitiramo gutura muri Domus Sacrante Marte aho kuba muri apartema y'abapapa mu ngoro ya Apostolika nk'uko abandi bapapa bari basanzwe babigenza. Papa Francis yatanze uburenganzira ku bagore kugira uruhare nk'abanyamuryango b'ingenzi mu nzego za Kiliziya, ibyo bita dicasteries mu rwego rwa Roman Curio. Yakomeje gusaba ko Kiliziya igira umutima woroshye ikorohereza abo mu muryango wa LGBTQ. Avuga ko nubwo ubutagatifu ku buryo bwa liturji budashoboka yenda kuri abo baba muri uwo muryango, ku mibanire yabo abantu ubwabo bashobora gusabirwa umugisha igihe bitabaye mu rwego rwa liturji. Yamaganye bikomeye kapitalisme y'ikirenga, gukunda ibintu birenze urugero n'iterambere ridashobotse, aho abantu bamwe usanga bikubiye umutungo wakabaye ufasha abandi bantu muri rusange. Yashyize imbere ibikorwa byo kurwanya ihindagurika ry'ikirere nk'umwe mu nkingi z'ingenzi z'ubutumwa bwe yari afite igihe yari akiri ku isi.
Francis yashimangiye ko igihano cy'urupfu kigomba kuvanwaho, avuga ko kinyuranye n'icyubahiro cya muntu. Burya ati iyo umuntu umukatiye igihano cy'urupfu uba umwambuye ubumuntu bwe bwose. Ati rero ibintu byo gukatira abantu igihano cy'urupfu rwose kigomba kuvaho mu rwego rwo guhereza icyubahiro ikiremwa muntu. Mu rwego mpuzamahanga yamaganye ukwiyongera kw'imitwe y'ubwiganze bwa rutura, ibyo bita nka populisme. Yagiye asaba ko ubutinganyi buvanwaho mu byaha, avuga ati ni gute umuntu ahitamo amahitamo ye mwarangiza mukabihanira kandi ntawe bibangamiye. Ati rero kuba umuntu ari umutinganyi ntibigomba kuba mu byaha, bigomba kugezwa imbere y'inkiko cyangwa se imbere y'ubutabera. Yagize uruhare mu kugarura umubano w'ibihugu nka wa USA ndetse na Cuba, ibihugu bitacanaga uwaka rwose kuva mu myaka ya kera, ariko yagerageje kubyunga. Yanagiranye amasezerano n'Ubushinwa ku bijyanye n'uburyo abasenyeri bahabwa inshingano, ndetse anashyigikira impunzi ku rwego rukomeye. Yatangaje ko kurengera abimukira ari inshingano y'ubumuntu. Anenga politiki zibamagana harimo n'iza perezida mushyashya ubu ngubu uriho muri Amerika, Donald Trump. Avuga ko rwose kwaka uburenganzira impunzi ari ukwaka uburenganzira ikiremwa muntu, kandi umuntu wese afite kuba ahaba igihe cyose abishakiye. Muri 2022 yasabye imbabazi ku ruhare Kiliziya yagize mu kwangiza umuco w'abasangwabutaka bo muri Canada. Yanashinze sinodi ku busabane, ibyo bita Synod on Synodality. Byavuzwe ko ari rwo rwego rukomeye rwasoje pontifika ye. Iyo bavuze pontifika baba bashatse kuvuga manda ya papa, cyangwa se igihe papa aba amaze ku buyobozi bwa Kiliziya. Iki gihe rero bikaba bifatwa nk'aho ariyo manda y'umupapa yabayemo impinduka zikomeye, haba ari kuri Kiliziya ndetse no ku isi muri rusange kuva igihe rya Vatikani ya kabiri. Uyu mupapa rero bikaba bivuga ko manda ye yagize uruhare rukomeye cyane mu ihinduka ry'isi muri rusange, haba kuri Kiliziya ndetse no mu mibereho y'abaturage. Cyane cyane ibintu byagiye bihindurwa, urumva nk'abagore bahawe ijambo muri Kiliziya, gukuraho ibyaha bihana abatinganyi, ubundi muri Kiliziya bisa nkaho bitari byemewe, guhuza Amerika na Cuba, kuvuganira impunzi, ndetse no kwitabira cyangwa se kujya mu birori bihuza by'impuzamadini. Ibi byose bikaba byarabaye kuri manda ya Francis. Bikaba bivugwa ko rero ariyo manda yabayemo ibikorwa bikomeye cyane ku rwego rw'isi kuva kuri Vatikani ya kabiri. Francis akaba yapfuye afite imyaka 88 mu gitondo cyo kuwa 21 Mata 2025 ku munsi wa Pasika. Mu byumweru byari bibanziriza rero urupfu rwe, yari yaravuzweho indwara y'ihungabana ry'uruhu ndetse rw'ibihaha, harimo n'uburwayi bukomeye bwa pneumonia, ari nayo ndwara yarwaye mu gihe yari akiri umwana, akaba ari nayo bivugwa ko yamuhitanye. Kugeza ubu ntiharatorwa umusimbura wa Papa Francis. Kiliziya Gatolika ikaba iri mu gihe kiswe nka sede vacante, aho intebe ya Papa iba itariho uyicayeho, cyangwa se ubu kugeza ubu Kiliziya Gatolika nta mupapa ifite. Mu minsi iri imbere hazaterana inama y'abakaridinari batarengeje imyaka 80 kugira ngo batore Papa mushyashya. Uko amatora ya Papa mushya rero akorwa, ni ukuvuga ngo inama y'abakaridinari cyangwa se iyo bitwa nka conclave izabera muri chapelle ya Sistine i Vatikani. Abakaridinari batorere imbere muri iyo chapelle, kandi bakaba batemerewe kuvugana n'umuntu uwo ari we wese, cyangwa se icyo twakita nk'isi yo hanze ya chapelle, kugeza hatowe Papa mushyashya. Ibyavuye mu matora bitangazwa binyuze mu mwotsi uva ku gisenge cya chapelle. Ni ukuvuga ngo iyo hasohotse umwotsi w'umukara, biba bivuze ko nta Papa watoranyijwe, ko amatora aba agomba kongera gusubirwamo, kuko amatora aratora amajwi bakayabara. Rero bitewe n'ikigero cy'amajwi cyangwa se ikinyuranyo kigomba kuba hagati y'amajwi, ni ukuvuga ngo hagomba kuba Papa ufite amajwi aruta ay'abandi bose. Iyo bitabaye uko rero amatora ko arongera agasubirwamo. Iyo hasohotse umwotsi w'umweru hejuru ya chapelle, biba bivuze ko amatora ya Papa yabaye successful, ubwo nyine Papa yabaye mushyashya yabonetse.
Nubwo hataramenyekana uzatorwa, hari abakaridinari batatu bavugwa ko hagomba kuvamo papa mushyashya, harimo Karidinali Petro Turkson ukomoka mu gihugu cya Ghana, Karidinali Luis Antonio Tagle wo muri Philippine, hakaza na Karidinali Peter Erdo wo muri Hongria. Icyakora amatora ya papa akorwa mu ibanga ndetse akanaza atunguranye, kandi hashobora gutorwa papa utari muri aba bakaridinari nubwo aribo bahabwa amahirwe. Amatora agomba gutangira hagati y'iminsi 15 na 20 nyuma y'urupfu rwa papa, bityo birashoboka ko inama y'abakaridinari izaterana hagati ya tariki ya 6 na 11 Gicurasi uyu mwaka wa 2025. Papa Francis reka tumwifurize iruhuko ridashira, kandi twifuza ko ku munsi w'umuzuko ubwo abera bazaba bazuka nawe azaba ari muri abo ngabo, akazabona ubugingo buhoraho. Imana imuhe iruhuko ridashira.